none njyewe ariko ntabwo nari ndi mu cyumba cy'umugore. Urabona umukozi aryama muri salo koko. Ibyo bintu narabivuze ko umukozi naramubwiye se usanga ngo tube twiryamaniye ariko mubwira kuko uwo mukozi yego akuroso yego umugore wawe ashobora kugenda amafaranga akagenda ukongera ugashaka ndi ugakorera ndi ufite ubuzima ariko inshuti yawe iramutse igiye igihugu ari mu murongo inshuti n'andi wapfa kubona inshuti ni inshuti n'abagore na batatu yabatunga yego ukabwita umwe ndamushyira Gisenyi undi mushyire Kigali undi mushyire mu majyepfo. Ibyo ni uburenganzira bwawe kuko ngiye kuko nkimara gushakana na Esther ni ukuri ibintu by'agakungu nabaye nk'ubivamo nkazanitahera saa moya saa mbiri nigeze gutinda rimwe ryonyine Esther twagiranye ikibazo twashwanye na icyo gihe mpita njya Sodoma njya kunywa inzoga buriya gihe n'indangamirwa ujyana no kureba indangamirwa oya ashaka umugore amusaba imbabazi nimba yaramenye na televiziyo cya flat sevio yakamwana niwe wayiguriye kandi bakumena ikintu njye ntabwo nshobora kumena ikintu kuko ni igihomba kugira ngo nkimene nagifata nkagishyira ku isoko nkagurisha. Ubu ngubu ibintu byo kujya Sodoma gashyekera ngo njye kunywera amayoga nsinde sigaye nza hano bacuruza inzoga. ubona ari dusabe na yakudashobotse ari rega buriya Kiroso ntabwo twebwe umugabo n'umugore iyo babanye ntabwo twamenya ngo uyu niwe ushobotse n'udashobotse. Dusabe kunze gushinja yakamwana ngo ajya Sodoma akarariyo kandi yakamwana yivugiye ko adashaka kuyoborwa n'umugore ngo njye ntabwo nawe ndi umugabo ngo ntaye saa moya njyewe ngomba gutahira igihe nshakiye. hari ifi nziza iryoshye, hari ahantu nzi ugira ugatuza mu bwiza bwihariye, aha hari amahumbezi atagira ukwasa, aho nta handi ni Amazing Beach. Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu. Amazing Beach si akabari gusa, ahubwo ni isura nshya y'ibihe byiza n'ubuzima bushya ku bantu bazi kwinezeza. Ifi yaho iyi ni umwihariko, ni ifi ikiri fresh ivuye mu Kivu, yokejwe mu buryo bugezweho, yuzuyemo intungamubiri zubaka umubiri, icyanga cyayo cyo ni ntagereranywa. Iyi niyo mpano ukwiriye, akabari gatuje gafite ibinyobwa byose, byaba iby'iwacu cyangwa iby'ahandi, ibisembuye n'ibidasembuye, turakwakirana urugwiro. Waba wifuza kuruhukira ahantu heza kure y'urusaku na stress by'umujyi, amacumbi ya Amazing Beach ni igisubizo, ahatunganye hisanzuye, hateguwe mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bya buri mushitsi. Aha niho iminsi ivamo ibihe bikavamo inkuru. Amazing Beach iri ni isanzure rigenewe inshuti n'umuryango, uganirira n'abo ukunda mu busitani buherereye hafi y'amazi, utamira ifi witurije. Dusange i Rubavu hafi y'Amashyuza, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Duhamagare kuri 0785 30 86 58 cyangwa kuri 0788 88 Amazing Beach ni ahantu hatuma wibagirwa isi, ukibuka ko ubuzima bwiza bushoboka. ubwo ni nzaba ko ari mu makosa. komeza ugenda iragira Kiroso ni utuzi warambwiye ngo mfatireho hanyuma se ariko iza kwa wihutse uyigonze yego twikomereze. Turimo turagenda twiganirira dutemberana na Nzovu muri iyi mihanda. Okay Nzovu, turimo turagenda twiganirira muri iyi mihanda ya Kigali. Twari tumaze iminsi tudaherukana, nibereye mu ntara. Bimeze bite? Meze neza. Buriya njyewe Kiroso ngize ukuri, njyewe iyo naryamye mu gitondo mpumeka umwuka w'abazima, njyewe nshima Imana. Okay. Ugiye mu kazi, ugiye gukorera kwa Nyirabitanga? Ngiye gukora kwa Nyirabitanga burya, kandi Kiroso muri iyi mihanda mu mujyi wa Kigali ubonye akazi bari byiza, kuko nimba mfite urugo ntunze Esther umukozi nanjye, buriya
iyo uri umuntu w'umugabo inshingano ufite inshingano ushinzwe kugaburira umugore umukozi nanjye urumva akazi katabonetse ntabwo wabona ibyo barya. Okay. Nzovu mise umbwiye iby'umukozi mpita nibuka hari video nigeze kubona bavuga ngo Nzovu ngo hatese umukozi ngo Esther ngo murabishwanira ibintu byabaye koko. Reka nkubwize ukuri buriya kuko buriya mvugisha ukuri Esther yagiye mu bukwe. Yego kuko ndumva yaramaze iminsi 3 kandi mfite umubiri. Noneho njyewe ariko ntabwo nari ndi mu cyumba cy'umugore. Urabona umukozi aryama muri salo koko ibyo bintu narabivuze ko umukozi naramubwiye se usanga ngo tube twiryamaniye ariko mubwira kuko uwo mukozi yego akoze ya myaka y'ubukuru. Afite imyaka ingahe? Umukobwa ni nk'umudamu ndetse umuntu wavuye iwabo afite umwana w'imyaka 2. Ariko yego umukobwa ntabwo yabyakiye yahise ambwira ati hano ni iwawe ngewe niba ushaka kuryama kuri ubu buriri we n'uburyameho ngewe ngiye kuba niyicariye hanze. Yego komita mbwene bose guma hamwe wiryamire ibyo bintu rwose nanjye nahise nsinzira ndiryamira ariko ntacyo tuye dukora. Wumvaga nyine ka kantu k'ubugabo kahagurutse. Kandi nanone ntabwo ibyo navuze amagambo navuze mbwira umukozi nta muntu wundi utanabivuga ni kubaye intwari. Ariko Inzovu cyaryo byose umukozi banze ngo ari mwiza ngo abantu benshi ngo baramusakarira ariko ko utamunyinitse wese ndamubona ariko namutunze sondo rose mu muryango. Wambaye igitenge niwe kandi nabikweretse. Yes nabwedze umukozi wanjye namufasha amavideo si uyu nguyu wambaye ikanzu uri kuri telefone. Ni mwiza. Ubwo rero abayirirwa bavuga ayo magambo ariko se ubundi wumva isibye n'ibyo ngibyo ntabwo ujya ubasha kuba wamureba ukagirira ntaryo rwose buriya ni uko wenda Imana yambabariye wenda ntibinabe kuko iyo binabaye umukozi agerageza gusuzugura nyirabuja. Nzovu ni iki ubu ngubu wicuza iyo uba warabikoze? Ubu ngubu uba wicuza amagingo ariko yicuza kuko buriya waryamanye n'umuntu hari ukuntu murebana mukagira mute kandi ariko nsuzuguje umugore wanjye kandi nanone ugashiduka umumushimbuje mu gihe yaba yahukanye nawe ugasanga niwe ugize gute uhise witwara cyangwa ugasanga n'ubundi ugize abagore babiri mu nzu. Nibyo njya ko ntabwo byabaye. Abantu benshi bavuga ko Nzovu ngo asigaye ari umwami w'abagore. Niki wabivugaho? Umwami w'abagore gute kandi ntakijya mu ndaya se? Ni ukuri kw'Imana. Bavuga ko abaye umwami w'abagore. Ntabwo nigeze mba muswatise. Ni muswatise wa Swaziland. Ese Nzovu Imana iramutse iguha nk'ubushobozi urumva watunga nk'abagore banga utabeshye ukumva ko irari rishize ukumva ko nta wundi mugore ukeneye mu buzima bwawe. Yego uri umugabo afite ubushobozi n'abagore na 3 yabatunga. Yego uko bwitumwe ndamukiye Gisenyi ndamukiye Kigali undi mushyire mu majyepfo ibyo n'uburenganzira bwawe kuko uba ufite ibitunga babagore. Muri plani zawe ujye upanga bibamo? Oya yego n'umugore umwe. Yego Mana n'umugore gahunda ni umugore umwe. Yego Imana iraje irakubwiye ati Nzovu kugira ngo irari ryawe rishire tanga ibyifuzo byawe erega ndashaka yuko kubijyanye n'urushako n'abagore ushaka. Imana ikakubwira ati nguhaye umwaka vuga abagore ushaka guhura nabo kugira ngo irari rishire noneho muri icyo gihe gisiga kindi abagore bibe birarangiye ubavuyemo. Umugore umwe uri umugore mubanye neza mwumvikana mugira mute nta matiku ntaki umugore umwe aba mpagije kandi bitewe n'imyaka mfite. Tugeze hano muri feruje zo muri za Rwanda kwisi kamera zo kucisha
telefone nazo zifate ubereke muri iyi mihanda ukuntu rega biba bimeze, ubereke ukuntu muri iyi mihanda biba binahagaze. Aha ni za Rwanda isi nyine tubatembereza. Ndovu turimo turaganira turacyavugana. Hari umuntu wigeze kukubaza ngo Imana uramutse inzu ihiye uri kumwe n'umugore na yaka n'amafaranga ngo wahitamo iki? Uravuga ngo wahitamo yaka, siko wavuze? Icyo gihe baravuze ngo inzu irimo gushya, irimo umugore wanjye, irimo yaka, harimo amafaranga, n'iki warokora? Yego. Nimva ko narokora yaka mwana, amafaranga ashya n'umugore wanjye agashya. Yego. Ibyo bintu wabivuze ubikuye ku mutima? Ibyo bintu wabivuze ubikuye ku mutima cyangwa uricuza ko wabivuze? Ubu n'ubu wabisubiramo? Nabisubiramo. Yaka mwana inshange ndamukunda. Kubera iki? Yaka ni iki kintu yagukoreye wumva utazibagirwa mu buzima uvuga ati gituma mukunda cyane? Yaka, yego, tutarashaka abagore, yaka twabanye mu buzima bubi cyangwa ubwiza, gusangira, kugira gute, nimba ari ibyo bishyimbo tukuze tukabisangira, tukarana no mu maroje tukagira gute, ndetse urumva ngiye namufashe mukaryamana n'abagore bamwe n'umuvandimwe, tukagira gute. Yaka rero ndumva ngenda mukunda, kandi twaba turi no mu biganiro akenshi yaka mwana dukunze kuhuza. Yego. Nimba ari uwo twataka tukamwataka tukagira gute, yaka mwana rero tuba kwa mukunda yenda we akaba atankunda, ariko ndamukunda. Yego. Nyine ku buryo wamusimbuza umugore wawe n'amafaranga. Reka uzi impamvu baravuze ngo inshuti. Yego. Inshuti yawe bavuze ko inshuti yawe yaka n'amafaranga n'umugore. Ega buriya Kiroso, yego, umugore wawe ashobora kugenda amafaranga akagenda ukongera ugashaka andi ugakorera andi, ufite ubuzima. Ariko inshuti yawe iramutse igiye, ahubwo ari mu murongo, inshuti n'andi wapfa kubona inshuti. Inshuti ni inshuti nyine. Inshuti niyo inshuti ikomeye. Esther ni iki cyawe se? Esther ni umugore wawe. Delphine ni iki cyawe se? Ntabwo buriya twarabidekanye, yari indaya yanjye. Yari indaya yawe? Nawe Esther ni umugore wawe? Gahunda yo kujya kumwerekana yagenze neza? Kumwerekana kwa mukecuru byagenze neza. Mukecuru, mushiki wa bashiki banjye baramwishimiye, ibiki n'ibiki, nawe akunda mukecuru. Usibye abantu birirwa babunza amagambo ngo ngiye twarwaniye kwa mukecuru, nabashaka gutwika, nabashaka kujya gute, ese turwanira kwa mukecuru dufite. Ese uwo muntu wabivuze nashatse kuvuga izina yaje mu rugo abona ko twarwanye, twagize. Nanjye narabyumvise ibyo bintu, ndanakwihamagarira, ndavuga nanjye gukora ikiganiro, umuntu abimbwira ngo mwagenda abaye Inzovu n'inshuti yanjye, ntabwo najya gukora ibintu ntamubajije, ntabwo najya kumukoraho inkuru ntamubajije, kuko numvise ngo Esther yazamutse ngo agusigayo, ngo mwashwanye, ngo murwanira kwa nyirabukwe. Umva, sinaguhamagaye, warampamagaye, ni izina ry'Imana mu ijuru. Baramwishimiye, bamuha ibishyimbo, bamuha amateke, bitewe n'ibyo buriya ibyo usanganye ababyeyi n'ibyo baguha. Bangije bamuha urukwavu, urukwavu ndumva yarabijyanye no ku nganji, bamuha n'urukundo, kuko njyewe ntabwo njya ngira urukwavu. Buriya baragiye batanga 3,000 mbohereza n'amafaranga, nari nibera ahantu ababosi bantumiye, turimo kuganira, turimo gusangira. Yego. Ubwo rero nta kuntu ngo yazamutse. Twaratanye nimugoroba n'izina ry'Imana mu ijuru, tugeze Nyabugogo telefone ye yari yazimye, ninjye watangaga amafaranga, ninde wagiraga ati cyane kuri Imana yo mu ijuru, nuko aterana nayo yabyivugira. Nawe bashaka kubunza amagambo, abo bantu rero ndabiyamye. Mwararanye kwa mukecuru? Mwararanye ku buriri bumwe? Twararanye ku buriri bumwe. Urumva genza bugishwe, urabona mu giturage hari ibyo bita kudendura. Nararanye na Esther
ndarana na mushiki wanjye. Oya wiki wararanye na mushiki wawe ku buriri bumwe n'umugore wawe? Urumva mu giturage njye nzavugisha ukuri, inzu yacu urumva twari dufite matora yacu, ariko mushiki wanjye nawe ari akwindi matora iri hirya y'iyacu. Ibyo urumva mu cyumba kimwe ariko atari baradenduye. Twaradenduye, ariko mushiki wanjye yari afite matora yiwe natwe dufite iyacu. Ntago ibintu byageza kubwo wigeze ubitekerezaho? Reka nkubwize ko nta bintu, ariko kuva ugiye kwa mama wawe muri Samariza ujye muri ibyo bintu mugomba kubikorera iwacu. Oya unshoboye guteza nta makosa yo. Oya nanone wa mugani ni umuco, ugomba kugira umuco. Ntago mushiki wawe ntago arabyara cyari mutoya? Yatandukanye n'umugabo we afite yarahukanye. bamaze igihe aba kwa mukecuru, niwe ufasha mukecuru akora kwa muganga i Nyanza, mbese ntabwo yongeye kujya mu bintu by'abantu. N'umuforomokazi n'umuganga akora i Nyanza. Ese umuforomokazi n'umukirina batandukaniye he? umukirina n'ukora amasuku. Umuforomokazi ni umuntu w'umuganga, umuforomokazi ashobora kubyaza akagira gute. Yego. Ibyo si na ngombwa ko ujya gutyo tugiye uko akora kwa muganga. Uzishakira iwawe. Ariko yatandukanye n'umugabo bafitanye abana bangahe? Mushiki wanjye afite abana 3. Ni mukuru, afite umukobwa wiga mu wa 5 segonderi. Hari inkuru nigeze kubona ku kinyamakuru nashatse kuvuga ivuga ngo uyu ni mama wa Nzovu, ngo none ngo Nzovu yarambabaje, ngo yanteye agahinda, sinzi wenda ndaza no kuyikwereka. Bayivugaho cyane ngo yarambabaje, ngo yanteye agahinda bitewe n'ibintu abakora mu Kigali. Mama wawe hari ikibazo mufitanye? Ye nta kibazo mfitanye na mukecuru wanjye, kuko ni kwa kundi ni ibintu mushiki wanjye akora ahantu hari internet wifi kwa muganga. Internet? Wifi hariyo internet. Ibiganiro byose dukoze arabireba. Noneho kwa kundi nirukankaga kwa mama kwini bankubita bagira bate banyura amafaranga. Urumva byanze bikunze mushiki wanjye yagendaga akabibwira mama wanjye. Yego. Ubwo niyo mpamvu avuga ati umuhungu wanjye yarambabaje ibiki n'ibiki, akora amafaranga menshi ariko ntashobora kuvuga ngo yigura akabanza. Tugeze hano Kicukiro santere dukomeza, urabona ko n'imihanda yacu imeze neza, abantu baba badaheruka i Kigali. Komezamo uce muri iki kiraro. Yego. Duce munsi y'ikiraro Nzovu? Cyangwa hafi dukomeze nta kibazo yagiye. Yego. Murabona ko habaye heza cyane, hameze neza. Nzovu, mukecuru wawe cyangwa umubyeyi wawe ugerayo ibyo bintu ntacyo yabikubwiyeho se? Komeza dore. Ambwira bimeze bite? Nyine kubijyanye no kuvuga ngo Nzovu ngo warananiye, nyine akakubwira yenda akakwicaza nk'umwana we akaguhanura cyangwa akakugira inama. Mukecuru wanjye mbonera no kumusuhuza, arankunda. N'ejo bundi bwo twagiye ndi kumwe na Esther, ndi kumwe n'umugore wanjye, yadusengeye adufatiye iby'ibiti, bana banjye mugende muhahe muronke aho abandi baburiye, mwebwe mugende muhahe, kandi yifuje kumvikana. Bari guca hariya. Twari guca hariya. Reba ukuntu ukata. Yego, turacyakomeza, twari turebyeho gatoya. Yego. Akugira n'inama? Angira inama rwose, nk'ubundi agenda akambwira ati koko gukorera amafaranga wahetse kujya muri abo bagore bameze gute, ukazigwa n'agasambu kazagusazisha. Mbese mama ni wa muntu ngira inama. Asigara agufatiye iry'iburyo. Nzovu, mu nama yakugiriye se hari izo watoyemo? Narazitoye rwose, umubyeyi yakugira inama. Nazitoye nk'undi mu masosiyete, ndi muki icyo kibanza kuko ntabwo wenda kugura ikibanza kirose ntabwo biba byoroshye. Ariko ndashaka kwiha imyaka nk'ibiri, nubwo kakabanza kari mu nkengero z'umujyi wa Kigali, muri uyu mujyi wa Kigali byo ntibyakunda. Ntibyakunda rwose. Dukomeze hepfo haruguru gutya Nzovu, cyangwa dukomeze ku muhanda w'amabuye akate iburyo bwiwe. Urumva biba bikomeye muri make.
baramutse bakubwiye aha umuhanda w'amabuye sukuza ntacyo duca davana ikibazo dukomeza tugiye gucira Nzovu baramutse nk'umubyeyi wawe aramutse akwicaje akakugira nk'inama akakubwira ati Nzovu turashaka kurekana n'uriya mugore muri kumwe cyangwa muri kumwe umubyeyi wawe akabikubwira wabyubahiriza wabyumva aramutse abimbwiye hari impamvu kandi abanyarwanda tutabanye neza abimbwiye byanze byose kubwira umva bagiye kubaka ntabwo amahera bari guhora tugufi yego hari inama imwe ntabwo ari impamvu yego aho kugira inama ntuzumve ntiyava ko wamusuzuguye ari umubyeyi wawe ntabwo byashoboka Nzovu turimo dusoza ku nama wagira abantu baba badukurikiye bafite ingo ziba zijegajega ziba zubakiye ku musenyi dore ko umusenyi ariwo woroshye ni izihe nama wabagira yewe inama nabagira uzaza bihanganira abavutsemo ibibazo bakareba uri makosa akaba yasaba undi imbabazi ariko urugo rwabo rugakomeza rukagira ariko nanone n'umugore iyo bari mu makimbirane ujya wumva ko harimo abicaye umugabo yishe umugore umugore yishe umugabo iyo batema kumvikana bibaye ngombwa batandukana umwe agakomeza n'undi agakomeza Nzovu wari uzi yuko uri mwarimu w'abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi babo kugiye bakwigiraho nyine barahari niyo mpamvu buriya nimba turebwa n'abantu benshi yego twagakwiye kugira ibintu bibi dukora yego ugize ikintu cyo gukora isi yakubonye kandi harimo abarimo kwigira cyane cyane rero tujye twirinda gukora ibibi dukore ibyiza dusubire inyuma gatoya ku buzima busanzwe bw'ikipe yawe ya Rayon Sport ngubu nabonye iri ku mwanya wa 9 niba atari uwa 8 shampiyona yaratangiye icyiciro cya kabiri ubu ngubu gahunda ihari ni iyihe nk'umufana ukomeye wa Rayon Sport reka buriya ibyabaye kuri Rayon Sport genda gake turaza kuzamukira ibyabaye kuri Rayon Sport buriya ndabizi harimo abishimye baba ngo ikipe nta mikoro ntaki ikipe yacu bayireke icya mbere nuko nyikunda icyiciro cya kabiri sibyo ko bitanakunda njye nakomeza nkayifana wakomeza ukayifana Nzovu ujya utanga contribution ubwo ni ibiki contribution ni umusanzu rwose ndawutanga nkanda akanyenyeri 202 yego nkagira kandi navuze yuko niramuka habaye inama yego yo gushakira ubufasha Rayon Sport yego njyewe nzajyayo enda nta bushobozi mfite ariko ubwo mfite nibura nubwo natanga n'ibyo bihumbi senkani yego hari icyo byamarira ikipe yego ubwo bivuze ko bwira abafana ba Rayon Sport bakunda ikipe yabo batajya batanga contribution cyangwa batajya batanga umusanzu icyo nabwira abafana ba Rayon Sport iriya kipe ni iyacu tuyishyigikire kuba ikipe irimo gutsindwa cyangwa ikagira gute nimba yakiriye kugira ngo ibone n'ayo mafaranga nuko mwaza muri benshi ku kibuga ubu mukabona ikipe iri mu bihe nk'ibyo irimo umufana acike kuri sitade ayitererane kandi nimba ari umusanzu ugufasha kugira ngo
abakinnyi bahembwe eh, babone na prime bahuye n'indi kipe yego. byagize rwose umusanzu mu gutanga Mm. ikipe ni iyanyu siporo ni iy'abanyarwanda nta hantu ikura usibye uruganda rwa siporo ruyitera inkunga kandi ntabwo ari amafaranga siporo ibaha ntabwo ariyo yatunga ikipe ngo ibe yajya mu ruhando rwo guhangana n'andi makipe Yego, uri umufana wa siporo ukomeye, sibyo? ari umugore wawe na Rayon Sport ukunda, ni iki ukunda cyane, ninde ukunda kurusha ibindi? reka uza ku mwanya wa mbere utabeshye kandi uvugisha ukuri. ukuri ngenza avugisha ukuri umugore arakubyarira, yego, sibyo? Rayon Sport nayo ndayikunda, yego, ariko rero bitewe n'uko nkunda Rayon Sport ikipe nayikunda ikaruta n'umugore wanjye. Ikaruta umugore wawe? Uramutse ugize amafaranga n'uwuhe mukinnyi mu Rwanda wagura Rayon Sport akakanya? Mu Rwanda njye nagura ahantu umukinnyi inshuti yanjye, nagura uwo bita Rage ukina muri polisi. Nzovu, reka tugushimire, ibindi nakagaruka ibiganiro byacu tugeze aho ugiye ndumva arangaye. Sasa kandi ndabwira abakunzi ba sawa icyo dushaka ni share, comment na subscribe n'abasabu rwose, kandi twebwe n'imbaraga twakosheje muzadukosore mubyandike nakagaruka. sawa.